bakunzi ba Gorilla HF TV muraho neza nkuko bisanzwe rero Gorilla HF TV dusimbukira hirya no hino tukaganira n'abantu b'uburyo butandukanye tukaganira nabo ku kintu runaka kiba gihari tukababaza uko babyumva ndetse namwe mukumviraho hirya no hino uko icyo kintu baba bakibona. Abakunzi bacu rero uyu munsi twagiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi umudugudu wo ni Gitagata akagari ka Nyagihunika tuhasanga umwana w'umukobwa uri mu kiruhuko twagiye kugira tumubaze amakuru y'ikiruhuko kuntu muri quartier atuyemo bimeze ndetse atubwire n'ukuntu iki cyorezo urubyiruko baturanye mu murenge wa Musenyi ho mu karere ka Bugesera uko iki cyorezo bagifata. Ikiganiro rero mukaba mugiye kukigezwaho na Olive. Reka rero twakire umwana w'umukobwa twasuye atwibwira atubwira amazina ye atubwire nuko abyumva nuko muri quartier icyorezo bagifata. Nakoze nitwa Anne Odile w'iki cyorezo nkibona nyine mbona nko muri quartier tubifata nk'ibintu bikomeye nyine kako ubusanga buri wese ahatanira kuba yakirinda twubahiriza amabwiriza. Odile mwubahiriza amabwiriza. Hirya no hino ahandi twagiye urubyiruko ntirubyumva. Urubyiruko ku mugoroba ruba ruri ku muhanda, urubyiruko ku masoko ntirushaka gukaraba, urubyiruko rushaka kwambara agapfukamunwa. Aha ho bimeze gute wowe urabibona ute? Nyine twese ntitwabyubahiriza 100% ariko usanga inaha muri quartier twese hafi ya twese tubyubahiriza. Odile hafi ya mwese murabyubahiriza niko mbwiye ariko harimo bamwe na bamwe batabyubahiriza. Ugereranije baba nko ku kigeranyo kingana cy'ababyubahiriza n'abatabyubahiriza abenshi ni abahe bimeze gute? Nyine ababyubahiriza ni benshi kurusha abatabyubahiriza. Urumva no kuba umuntu yafata kubahindura biroroshye kandi ari bakeya. Wowe uri mu wuhe mubare Odile? Ndabyubahiriza 100%. Wowe urabyubahiriza. Reka twigire kuri iki kiruhuko mwise corona vacances. Wowe ukibona ute ugitekereza ute bimeze bite? Njyewe byarantunguye. Nyine mbona byaraje bitunguranye ariko kubyakira nyine tugomba kubyakira tukanirinda nyine. Odile biragoye kugira ngo tuzabone abana b'abakobwa basuye ku ishuri ni ukuvuga uko ntekereza mbona drop out zizaba nyinshi. Wowe urabibona ute? Nyine dufatanije ntabwo zaba nyinshi nyuma numva zitazaba nyinshi kako inama turazigirwa ntabwo zizaba nyinshi. Nabo bake bazagenda turabakeneye Odile twakora iki? Abo bazagenda se nyine twabagira inama nyine ibiganiro bikaba byinshi nyine byo kubahindura. Odile rero nkuko mubibona aha namusanze ni mu rugo musanze mu rugo Odile tuganira uko umunsi wawe uteye. Umunsi wanjye uteye neza nyine. Uteye neza gute? Ndabyutse saa sita tubwire. Ndabyuka nyine nkajya nko hanze gatoya nkaza gasasa nayiza gusasa nkabrosa nayiza kubrosa ngafata breakfast. Odile icyo tubwiye gusenga nta bintu ni ukuvuga umupagani. Oya ndasenga. Okay. Rero Odile twamusanze mu rugo yari ari mu masuku. Odile iki kiruhuko kuri wowe ni ibihe bintu cyakunguyeho cyangwa cyaguhombeje? Iki kiruhuko nyine cya corona nyine cyatumye nsabana n'ababyeyi banjye. Ikintu nyine nahombye birumvikana zasibira nyine bazabaho gusibira ariko nyine mbona harimo profit nyinshi nubwo nyine n'ibihombo birimo. Odile ni ukuvuga kuri wowe ntacyo kishe nta n'icyo gikijije. Narasibiye ariko nyine gusabana n'ababyeyi nabyo nabyumva byari bikenewe Odile. Odile rero atubwira ati nubwo corona vacances niko muyita ati nubwo corona vacances ari ikibazo ariko nagize ni profit yo kuvuga ngo nabona uko nganira n'ababyeyi banjye. Odile bakuganiriza ibi nyine urumva ibyo bavuga ngo gutwara inda zitateguwe njye mba numva bitazaba kako njye ababyeyi banjye baranganiriza nyine iyo profit nayo mba nyifite kako hari n'amakuru nari mfite ubu munsi nsigaye mfite.
ababyeyi rero twanabashishikariza kuganiriza abana babo. Murakoze rero, murumva ko urubyiruko rubibona ku buryo butandukanye, ariko reka byibura uduhe nk'umwanya mutoya cyane ugira inama nk'urubyiruko rugenda bitateganijwe, rwanga kwambara agapfukamunwa, rwanga gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ugira tugira inama, ufata umwanya muto urugira inama. Nyine inama nabagira, icya mbere ni ukumva ko nyine umuntu wese kwirinda ari ibintu bye. Yakumva yabona hari umuntu ushaka nyine kuba ashaka gutera korona, akumva nyine biramuhangayikishije cyane. Nyine ikindi nyine nababwira ni ukubahiriza amategeko, tugakaraba, tukagenda nyine dufite aho tujya, apana kugenda ntaho tujya. Murakoze cyane rero, murumva ko ugira duhaye inama nyinshi, urubyiruko, inshuti zanjye, abakunzi ba Gorilla HF TV, reka dufatikanye tureke iki cyorezo twakirimo ugira twasubira ku ishuri ndetse n'insengero tukazijyamo. Murakoze cyane rero, mubeho.